Shalom mugira amahoro y'Imana mukomeze mugubwe neza inshuti zacu tubana buri munsi ku rubuga rwa Reba TV yacu. Ngiye kubagezaho abapasiteri bakunzwe cyane ari barindwi mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Turebe n'abavugabutumwa uko ari barindwi bakunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Tugiye guhera ku mwanya wa karindwi tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Uwambaje Emmanuel, umupasiteri ukorera ivugabutumwa mu itorero rya ADEPR, akaba afitemo umwanya w'ubushumba, akaba afite ururembo ayoboye muri ADEPR. Uyu mupasiteri umaze igihe kitari gito uturuka i Cyangugu, akaba yaraje akora ivugabutumwa hano i Remera muri ADEPR, akaba ariwe yatangiriye, akaba ariho yaherewe ubupasiteri n'ubwarimu, ndetse guhera ku mwanya wo kuba perezida wa korali, mwarimu, pasiteri, umushumba, byose byabereye hano i Remera. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Julienne Kabanda uyoboye Girisirum. Uyu mupasiteri umaze igihe akora ibikorwa byiza by'urukundo, bamenyekanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu bitewe n'ibikorwa byiza akora. Uyu mupasiteri Julienne Kabanda akunzwe cyane bitewe n'uburyo Imana yamuhamagaye imukuye ahantu hakomeye cyane, Imana ikamuzamura ikamwamamaza, dore ko anyuze mu buzima butari bworoshye, ariko kubw'umugambi Imana yari imufiteho, akaba ari mu bapasiteri bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Uyu witwa Pasiteri Julienne Kabanda. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga uyu mupasiteri Habyarimana Desire, wamenyekanye nk'umupasiteri wakoreraga mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi akaba yaratse inshingano agahitamo ivugabutumwa byo kuzenguruka isi ya Rurema n'imigabane itandukanye, byo wakita misiyoneri, dore ko n'ubundi abamisiyoneri igihe babaga mu Rwanda yabanye nabo, nawe umuhamagaro we watangiraga. Uyu munsi uyu mupasiteri ukunzwe cyane bitewe n'inyigisho z'isanamitima n'inyigisho z'abubatsi ingo. Umupasiteri Desire byamuteye gukundwa cyane bitewe n'amavuta y'Imana amuriho, akaba agira inyigisho nziza zubaka benshi abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu. Uyu mupasiteri Desire ari nabyo bimuhesha kuba ari ku mwanya wa gatanu mu bapasiteri bakunzwe mu Rwanda. Ku mwanya wa kane tuhasanga Apostle Masasu uyoboye itorero ryitwa Restoration Church, ifite icyicaro mu karere ka Gasabo ahazwi nk'i Masoro cyangwa hano za 12, ufite urusengero rwiza nk'uko bigaragara, rukaba rufite abayoboke batari bake mu Rwanda, bituma aza ku mwanya wa kane mu bapasiteri bakunzwe. Uyu mushumba Apotre Masasu ukunzwe cyane nk'uko bigaragara, ufite amashami atandukanye mu Rwanda, kuko nawe ari mu bapasiteri bamaze igihe kitari gito. Uyu pasiteri, uyu mushumba uyoboye Restoration Church mu Rwanda ariwe uzwi nka Masasu. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Dr. Antoine Rutayisire, uyu mushumba ukunzwe cyane no hanze y'igihugu nk'uko bigaragara mu matorero no kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uyu mupasiteri ufite amagambo meza y'ubwenge ariho amavuta y'Imana. Uyu mupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, wari uyoboye paruwasi ya Remera mu itorero rya Anglikani y'u Rwanda.
ariko uyu mupasiteri akomeje kwifashishwa ahantu henshi bitewe n'ubumenyi afite, bitewe n'amavuta y'Imana amuriho. Nk'uko bigaragara rero bimuhesha umwanya wa kabiri mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi. Uyu nguyu Dr Antoine Rutayisire, uyu mupasiteri bigaragara ko akunzwe cyane nubwo ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Bigaragara yuko n'ubu ngubu akunzwe n'abantu benshi nk'uko bigaragara ku mashusho media atandukanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga Apotre cyangwa Apostle Mignone Kabera, uyu mubyeyi ukunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, ufite itorero ayoboye ryitwa Noble Family Church. Uyu mupasiteri, uyu mushumba afite amateka mu gihugu cy'u Rwanda akomeye cyane. Yakoze abana benshi yakuye ku muhanda, abadamu benshi batari bafite shinge na rugero yafashije, akaba uyu munsi bafite icyo yabagejejeho. Uyu mubyeyi Apostle Mignone Kabera ari mu bamama bakunzwe cyane, mu bapasiteri bakunzwe cyane bitewe n'umutima mwiza yifitiye n'amavuta y'Imana amuriho. Uyu nguyu Apostle Mignone Kabera. Ku mwanya wa mbere tuhasanga uyu mugabo ufite ibigwi Dr Paul Gitwaza, uyu mupasiteri uyoboye itorero rya Zone Temple mu Rwanda, ufite amashami atandukanye mu migabane itandukanye harimo na Amerika, ahantu henshi amaze kwashinga amashami. Uyu nguyu Dr Paul Gitwaza, uyu mupasiteri ukunzwe cyane, uyu mupasiteri uriho amavuta y'Imana. Uyu mupasiteri ufite ibikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, amaradiyo, amashuri, ibikorwa remezo bitandukanye, ari nabyo bimuhesha kuza ku mwanya wa mbere kuko ari mu bapasiteri bakunzwe cyane nk'uko bigaragara mu matorero atandukanye no kuri izi mbuga zitandukanye. Uyu mupasiteri ufite ijambo Imana yamuhaye, uyu nguyu Dr Paul Gitwaza wa Zion Temple. Uyu mupasiteri ari mu bapasiteri bakunzwe cyane nk'uko bigaragara mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mwari kumwe n'inshuti yanyu niyo gushimwa Daniel. Tugiye kugaruka tuvuga ku gice cy'abavugabutumwa barindwi bakunzwe cyane nabwo mu Rwanda ba hafi umenye. Mu gice cya kabiri tugiye kureba abavugabutumwa bakurikirwa n'abantu benshi kuri izi mbuga nkoranyambaga ndetse no mu matorero atandukanye bitewe n'uko bariho amavuta y'Imana. Ku mwanya tugiye guhera ku mwanya wa karindwi tuza ku mwanya wa mbere, turi abakurikirwa n'abantu benshi. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga uyu muvugabutumwa bwiza witwa Shizirungu Emmanuel uturuka i Musanze. Uyu munsi akaba ariho abarizwa za Ruhengeri. Uyu muvugabutumwa ufite ubuhamya bukomeye bw'uko yabaye mu ishyamba aragira inka mu gihe kingana n'imyaka 7 atagize amahirwe yo kwiga, ariko Imana ikajya imubwira ko izamukoresha, akajya yibaza aho bizanyura. Uyu munsi akaba ari mu bavugabutumwa bakunzwe bakurikirwa n'abantu benshi, ari nabyo bimuha uyu mwanya wa karindwi. Uyu yitwa Shizirungu Emmanuel. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga uyu muvugabutumwa bwiza witwa Tuyisenge Claudette uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo, ufite ubuhamya bukomeye kuko yarwanye n'inzoka igihe kinini kandi yajyaga iza imeze ifite ngo umutwe nk'umuntu. Yarwanye nayo igihe kinini
iyo nzoka ngo yari ifite ngo imitwe ine ihwanye ngo n'abarozi bane ngo bamushakaga ngo bamuhitane cyangwa bamutange igitambo ngo Imana iza gukinga akaboko. Uyu muvugabutumwa bwiza uriho amavuta y'Imana Mama Joshua, bigaragara ko ari mu bavugabutumwa bakunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, ari byo bimuha umwanya wa 6 mu bavugabutumwa bwiza dufite mu gihugu cy'u Rwanda, bamaje kugenda ahantu henshi bakora ivugabutumwa ryiza. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Mama Lionel uturika i Butare. Uyu mama ufite amateka y'uko yakuze yumva akora ibijyanye cyangwa yiga ibijyanye n'iteramakofi, ngo yangaga yuko ngo azagira umugabo umusuzugura cyangwa umusore akaba yamufata ku ngufu. Uyu mugore Mama Lionel, uyu mubyeyi afite amateka y'uko yari afite itsinda rinini yarahagarariye ngo ry'abajura, ariko ngo Imana hose yarahamukuye imuhindura icyaremwe gishya. Uyu Mama Lionel ari mu bavugabutumwa bakunzwe cyane, bakurikirwa n'abantu benshi kuri izi mbuga nkoranyambaga bitewe n'amavuta y'Imana amuriho Mama Lionel. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Nyirapasika Vestina. Uyu nguyu uzwi nk'uturuka i Musanze nawe mu Ruhengeri. Uyu muvugabutumwa bwiza ukunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu bitewe n'amavuta y'Imana amuriho. Uyu muvugabutumwa wagize umugisha wo guhabwa imodoka na Poso Mignoni, ubuzima bwe bugahinduka. Uyu munsi nawe akaba asigaye akora mu mujyi wa Kigali nk'abandi bose. Uyu muvugabutumwa bwiza Nyirapasika ari mu bantu bavugabutumwa bakunzwe mu Rwanda, bakurikirwa n'abantu benshi bitewe n'ubuhamya atanga yuko yashonje akajya ku musozi Ndabirambiwe akatekera amazi atagira ifu ngo Imana ngiza n'ubugari arye kuko yari ashonje, akajya no mu rugo agatereka ibisorori akabwira umuganga bazarye agasanga nta kintu kirimo ngo harimo amazi gusa. Byatumye amenyekana ahantu hose bitewe n'ubuhamya bw'uko yatekeye Imana ku musozi Ndabirambiwe. Ku mwanya wa 3 tuhasanga Singirankabo Boniface Papa Beni. Uyu muvugabutumwa bwiza uriho amavuta y'Imana wamenyekanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu guturuka i Cyangugu, akaba abarizwa mu mujyi wa Kigali nk'abandi bakiri bose. Uyu muvugabutumwa bwiza ufite ubuhamya bukomeye bw'ukuntu yambaye ijipo muri korali bitewe n'ubukene, agahura n'umugiraneza akamwambika. Uyu mugabo ukunzwe cyane bitewe n'ubuhamya atanga bw'ubuzima yanyuzemo, Imana ikaza kumutera iteka. Uyu munsi akaba ari mu bagabo bahagaze neza, bariho amavuta y'Imana bakunzwe. Boniface Papa Beni, uyu muvugabutumwa arakunzwe nk'uko bigaragara kuri izi mbuga no mu matorero atandukanye. Uyu Boniface. Ku mwanya wa 2 mu bavugabutumwa bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu bitewe n'amavuta y'Imana amuriho, uyu Mukatete Zozeline. Uyu muvugabutumwa bwiza uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Uyu muvugabutumwa, uyu mukobwa umaze gukora amateka, ufite amavuta yuzuye ijambo ry'Imana, yimuhesha kuba ku mwanya wa 2 mu bavugabutumwa bakunzwe nk'uko bigaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga no mu matorero atandukanye. Nk'uko bigaragara n'ubutumire ababona, uyu nguyu Murekatete Zozeline bigaragara ko ari mu bavugabutumwa bakunzwe cyane, ubarizwa hano mu mujyi wa Kigali mu Gatenga muri korali Onotion. Iyi korali yamenyekanye dushubije amaso inyuma, uyu mukobwa aririmbamo Mukatete Zozeline.
ku mwanya wa mbere aza uyu muvugabutumwa bwiza, uyu muhanuzi Riziki Chantal, ari mu bavugabutumwa bakunzwe cyane. Uyu muvugabutumwa wamenyekanye umunsi yanuraga ko Darake igiye gushya, igashya kuko igakongoka. Kuva icyo gihe amenyekana nk'umuhanuzi, umuvugabutumwa wuzuye ijambo, umuhanuzi w'igihugu. Uyu Riziki Chantal akurikirwa n'abantu benshi, kabakaba mu bihumbi za 800, bitewe n'abamukurikira ku muyoboro we wa YouTube. Bigaragara ko ari mu bavugabutumwa mu Rwanda rufite ukurikirwa n'abantu benshi bitewe n'amavuta y'Imana amuriho nk'umuhanuzi. Uyu Riziki Chantal wakuze muri Gatolike, abo mu miryango remezo itandukanye, abasomatike, Imana ikaza muhamagara gukora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR. Umuvugabutumwa bwiza afite ijambo kandi aranakunzwe nk'uko bigaragara. Utemera amavuta ye yaba ataramusobanukirwa uyu Riziki Chantal. Ni nawe dushorejeho ku mwanya wa mbere, uyu Riziki Chantal nk'uko bigaragara, nk'uko akunzwe. Nawe tanga igitekerezo cyawe, nawe uvuge ukunda, nawe utaha tuzamushire mu cyegeranyo. Tanga like, comment, biremewe. Kora na subscribe niba bwari ubwa mbere rugize ku rubuga rwa Reba TV yacu, ntacyo bitwaye, uyongere mu banyamuryango. Ndabemera cyane, mwari kumwe na Niyo Gushimwa Daniel, wakunda cyane. Buri munsi bana natwe ujye umenya amateka abakozi b'Imana batandukanye ku rubuga rwa Reba TV yacu. Bye bye, mukomeze mugire amahoro.